Bye.
Yesu ashimwe. Amen. Amen. Urabona rushinge hano rugeze. Uri kuhareba. Ugiye kurukuba hariya rugeze hariya. Sibyo? Abantu bari baguhinduye igitaramo ariko Imana iragutabara. Vuga ngo amen. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo iguteguriye ameza mu maso y'abanzi bawe. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ifukuye kandi kariba ku buzima bwawe. Imana ifukuye kandi karibaho. Zoni mashando wiribirify lelebo taini to preferia. Komera Yesu amashime chucha. Imana ifukuye kandi karibaho. Imana ya Israel irambwiye ngo iguhuje n'umugisha wawe. Imana iguhuje n'umugisha wawe. Ngiye kubona mbona urimo urubaka urusengero runini cyane. Mbona urimo urubaka urusengero runini cyane. Bivuye mu mpapuro birakozwe wari umushinga ariko bivuye mu mpapuro birakozwe. Imana izanye umuterankunga, Imana izanye amafaranga. Amen. Yesu amashimwe cyane. Shema
bakurwanyije kenshi bagucira ibico kenshi bacukura inzobo kenshi ariko Uwiteka avuze ngo arazikurengeje akira kugirirwa neza n'Imana akira kwibukwa n'Imana ukomere papa amashyi zamura icyubahiro cy'Imana umva Mana uyu munsi Uwiteka agusinyiye urwandiko runini udasinyiwe n'umwana w'umuntu mbonye Uwiteka agusinyira arangije ateraho kashe numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivanyeho dayimoni wakuriganyaga ntabwo urongera kuriganywa mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo ikubambiye amahema kandi uyu munsi Imana ihaye umugisha izina ryawe. Imana ikuremeye ubuhamya bushya, Imana ikuremeye ubuhamya bushya, Imana ikuremeye ikiremeza kuko ari Imana ishobora byose. Mwiyongere n'ikindi, mwiyongere n'ikindi. Haleluya. Hatinde intsinzi Imana y'Imana intsinzi umusaraba intsinzi intsinzi Imana y'Imana genda irebe intsinzi umusaraba intsinzi umusaraba genda irebe intsinzi umusaraba intsinzi intsinzi Imana y'Imana intsinzi umusaraba intsinzi intsinzi Imana y'Imana genda irebe umusaraba intsinzi. Haleluya. Namwe ababyeyi muvuga intsinzi intsinzi ya Yesu genda irebe umusaraba bavuga intsinzi intsinzi ya Yesu yabere y'igoroba umusaraba genda irebe umusaraba. Imana ya Isiraheli irambwiye ngo iciye imigozi ugiye kubona mbona uri ahantu umeze nk'umuntu ubohesheje amapingu abona amaboko yawe araboshye abona baraguhereza ariko ntubasha kwakira kuko amaboko aboshye ariko none ahangaha mbonye marayika w'Imana iyo migozi arayica mu izina rya Yesu. Data mufukuriye akariba mu izina rya Yesu. Hari akariba k'amafaranga data afukuye mu izina rya Yesu. Ndamutse nkomeje gutya navuga bukira bugacya kandi nkunda abakozi b'Imana kandi tugiye gutaha kandi hano hari umupapa wadusuye witwa Yesaya ntabwo yagenda nta kintu atubwiye uvuga ngo amen. Mureka agende se oya ntabwo twamuri guhari wandaritse ntiyaje ariko yambwiye ngo gende yahandangiye arakubwira ngo ugende kubw'ishyaka n'umuhate wagize miseneri duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Urabona ishyaka rya Frederick nteretswe nabo mfite ikibazo. Yesu yamamare Yesu yamamare urabona ishyaka yagize ukuntu ringana umva rata Frederick
nderetswe. Umwami Imana avuganye nanjye arambwira ngo nkubwire ibintu bigera nko kuri bibiri. Icyambere, Mana iri mu gihugu cyo mwijuru irambwiye ngo ije kugutera inkunga ahantu wari ubuze ugutera inkunga. Uri kubyumva? Umaze iminsi umwuka w'Imana nyeretse, umaze iminsi hari ubuzima ubayemo ujya gukora ibintu ariko bigacikira hagati ukabona ibintu byawe ntibyuzura. Cyangwa byuzura agafereda ariko ntabwo byuzura. Ariko umwami Imana guteye inkunga bigiye kuzura mu izina rya Yesu. Icyakabiri, hari ikintu umaze iminsi urimo urasengera uvuga ngo Imana igikore. Sibyo? Ko nagiye kubona mbona urimo urasunika ko cyari kimeze nk'umusozi imbere yawe. Urimo usunika ariko icyo kintu Imana iragikoze. Tegura gushima Imana. Tegura gushima Imana kabana. Ukiva hano uragenda Imana igikore mu izina rya Yesu. Komera data amashimesho cyane. Ukiva hano uragenda Imana igikore. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Ntabwo Zakariya ari buvuge cyane atari yabona igitangaza cy'Imana. Rero Frederic ntumuze ntabwo Zakariya yari kuvuga atari yabona igitangaza cy'Imana. Nimumureke aca amarenga igihe nikigera azatobora avuge. Imana iguhaye umugisha mu izina rya Yesu. Yego pa. Amina. Amen. Nitwa Habineza Jackson. Yego Jackson. Neshejwe no guterana nawe. Amen. Jackson. Cyangwa muteranira he Jackson? Teranira muri ADPR. Kumuhima. Ubu niho waturutse. Oya, naje gusura umuvandimwe. Umuvandimwe waje kumusura. Abarakuranitse. Ariko Mana yanjye. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Ariko ikibazo cyane icyo njya mpfa namwe nuko musondeka Imana yanjye mukayiha amashyi make, yihereza amashyi menshi niba arayima. Jackson, Imana y'amahoro ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo uyu munsi iguhaye urufunguzo rugiye gukingura urugi rwari rwarananiranye imbere yawe. Hari urugi rwari rwarananiranye umaze iminsi ufungura ariko ntirufunguke, ariko Uwiteka umwami w'amahoro aguhaye urufunguzo. Ugiye gukingura byemere, ugiye gukingura byemere. Kabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo ikuvuganiye ahantu utari bwivuganire. Imana igeze irakuvuganira mu izina rya Yesu. Icya gatatu, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo hari imiraba yigijeyo uratambuka. Nabona gutambuka ujya gusingira igikombe kuko nabona biriya batsindira urabibona. Nabona gutambuka ujya gusingira igikombe. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Usi kugira umushara utakubwira ngo tujye mu kabari, akagufata ukuboko akakubwira ngo tujye mu rusengero. Komera data amashyi menshi cyane. Amen. Niba harimo n'ibintu by'agashyari byihorere tuvuge cyane ngo amen. Ihangane utuzuze kunywa amazi nutaha birashira. Ariko ahangaha Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iba yakoze ibigize gute? Papa, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iguhereza umugisha. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo hari ikibazo ikemuye, hari ikibazo ukemuye cyari cyababereye imbogamizi kuko mwari mwabuze uburyo mukigira, ariko Uwiteka umwami w'amahoro kuko mwageze hano aragikemuye. Twakomeye Imana amashyi. Kuko mwageze hano Uwiteka umwami w'amahoro aragikemuye mu izina rya Yesu. Mbonye Uwiteka aguharurira inzira. Icya kabiri, Uwiteka akuye akagambane ku buzima bwawe. Hari akagambane nabonaga abantu bari barimo bakorera ubuzima bwawe, ariko Uwiteka akigejeyo atatanyije imigambi yincakura mu izina rya Yesu. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana,
Satani amaze iminsi yaraguteje ikintu cy'umwuka wo kwamburwa cyangwa gusahurwa. Ibintu byawe umaze iminsi ubona bigenda, ubona bigira gute bigenda. Satani arimo yihesha ibintu byawe. Tuvuge cyane ngo amen. Muvuge ngo igisambo cyiheshaga ibintu by'abandi kirafashwe. Ye kirafashwe. Tuvuge cyane ngo amen. Komera data amakimejuka. Satani amaze iminsi yihesha ibintu bye ariko arafashwe mu izina rya Yesu. Imana igufunguriye imiryango. Genda uhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Genda ucakira igitangaza cakira mu izina rya Yesu Kristo. Komera data amakimejuka. Amen. Amen. Yicarire. Haleluya. Amen. Kwa Nyanza Vestina. Yego Festi. Nasengaga mu wa Gatolika. Yego Festi. Ariko ubu ntabwo ngisenga. Ntabwo ugisenga Festi. Ariko nkunda gusenga nanone. Yewe. Ndi umumama. Uwo nguwo Festi. Festi narasobanutse. Yego. Imana ibiduhanisha. Festi. None se kubera icyo utagisenga Festi? Yandasenga. Nasengeraga ni Kaguga. Kagugu kwa padiri. Ubundi padiri mwihorere. Tuvuge cyane ngo amen. Siko byagenze? Umwuka w'Imana arambwiye ngo abantu bagize gute? Baraguhagurukiye. Hari ubwo nari mpari. Hari ubwo padiri yabibonye. Aha. Tuvuge cyane ngo amen. Uvuge ngo iyo ngingo irafatika. Ingingo igeze gute? Amen. Amen. Izina ni Bizimana Xavier. Yego Xavier. Umugabo ndubatse mfungiramo. Yego. Naturutse muri Bishenyi. Araritswe n'uriya mugabo Manuel n'inshuti yanjye. Waturutse Bishenyi irunda hari. Hariya rwose urenze ku Ruyenzi gake. Hariya. Nanjye naniye kuza kumva amateraniro. Siko nanjye burana ukirunda. Umakuru wari uyazi. Ibintu bisobanutse. Umukristo muri ADPR gisagara ka Tabaro n'aneranira. Imana ikuye impanuka ku buzima bwawe. Ugiye gukora impanuka ikaguca amaguru. Ariko Imana ikuye impanuka ku buzima bwawe. Icya kabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ifunguye irembo ry'umugisha. Umaze iminsi umeze nk'umuntu uri kuvomera mu gitete. Umaze iminsi rwose umeze nk'umuntu uri kuvomera mu gitete. Ibintu byose urimo ukora byaranze. Nta kintu uri gukora ngo cyemere muri iyi minsi. Ariko umva amakuru, ukiva hano ugiye gukora bitangire byemere. Ukiva hano ugiye gukora bitangire byemere. Imana irambwiye ngo iguhaye umugisha. Imana irambwiye ngo iguhinduriye ubuzima. Ikindi, Imana igukuriyeho abarozi. Hari abantu bamaze igihe bakoga baroga urugo rwawe, abantu batakwifuriza kuzatera imbere, kandi icyo biturukaho ni umwuka w'ishyaka. Urumva amakuru mba nyafite, umwami Imana aba yampaye ukuri mba neretswe. Tuvuge cyane ngo amen. Kandi simba neretswe. Tuvuge cyane ngo amen. Yesu yamamare. Yesu yamamare. Rero umwami Imana akuyeho abarozi. Uyu mwaka bashakaga ngo hazagire umuntu upfa mu rugo rwawe, ariko Imana ikuye urupfu mu rugo rwawe. Imana ikuye urupfu mu rugo rwawe. Icyo dukundira Imana ijya iduha amakuru. Imana ijya ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Yicarire Yesu akwibuke. Urakire tonto. Haleluya. Amen. Biterwa naho wanywererega mujye mwikiriza. Yego. Ahimbazwe Burundi, yegereze mikoro. Amen. 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 Yitwa Ngirenganya Evariste. Ntabwo irenganya pe. Umugabo. Hano hirya mu Gisasa. Evariste ko watinze. Nsengera hano kuri ADPR. Nararitswe n'uriya mumama Esther niwe wakuraritse. ariko nubwo natuberewe Utazi
tuzazinduke dutangira saa 3. Minisiteri Imana iguhe umugisha Evarisi kugera kure burya ntago ariko gupfa kandi kubaho nabi bigira iherezo nimubayeho nabi komera bizashira niba wubaha Imana bizashyirwa ikwibutse burya nta kigeragezo kitagira iherezo cyitwayeho neza kigusiga uhagaze ugacuruka nagurwa ukajya ku rufatiro ukagisohokamo neza nkamuka y'ukubiro. Evarisi Imana irambwiye ngo ibohoye ubuzima bwawe. amen Evarisi turahana. haleluya Evarisi turi mu buzima bugushaririye. Uzi icyo ubuzima bwitwa gusharira? Burashaririye kuri Evarisite, hahandi asigaye agenda mu muhanda, hahandi agenda mu muhanda nawe yibaza ati ni ibiki? Ingendo ya Evariste muri iyi minsi ni fora ndajyayo. Siko bimeze Evariste? Ntabwo nagusebya biragasanga misi. Nagusebya guteze? Yabami. Evariste Imana ya Isiraheli irambwiye ngo igukuye mu itanura ry'umuriro wari urimo. Imana ishimwe Imana irambwiye ngo igukuyeho ubuzima bupfuye. Hari ubuzima bupfuye umazemo iminsi, ubuzima bwawe bwaragushaririye, abantu bakuva, abantu baraguta. Umuntu w'umugabo ariko nta muntu ukwemera. Hari umuntu ukwemera? Nawe ubwawe maze ugeze ku gihe cyo kutiyemera. Nakubeshyeye se? Nawe ubwageze ku gihe cyo kwishidikanya. Vuga ngo biba byakaze. Biba byakaze mama. Ariko Imana ya Isiraheli irambwiye ngo ifunguye irembo ry'umugisha ku buzima bwawe. Uhereye none akira urufunguzo mu izina rya Yesu. Imana ishimwe Amen. Andika uyu munsi wandike. Imana iguhaye akazi keza. Wandike none uyu munsi Imana iguhaye akazi mu izina rya kubera yuko si wowe abantu banga ibibazo byawe, ubukene bwawe nibwo banga. Nakubeshyeye ngo ubukene bwiwe nibwo banga ibibazo byiwe. Rero Imana ibikemuye ibihereye mu mizi. Imuhaye akazi. Imana imuhaye akazi. Kabiri Imana irakwambitse. Gatatu Imana irakuzamuye. Kandi Imana iguhaye ijambo. Abantu bakwanze barakugarukira. Imana iguhaye agaciro. Imana irabikoze mu izina rya Yesu. Amen. Yicarire Yesu akugirire neza. Twakomeje. Amen. Yego. Yego. Kigali biganje. Ubu tuye he mama? Ninde wakuraritse? Urebye ntawe. Uze gusenga. Umwuka w'Imana yawe yakuraritse sinerekwe simbe mfite ikibazo. Yesu Imana y'amabarike. Yesu yamamaye. Tuge ngo amen. amen Buriya hari ibintu bituma ugomba kwerekwa byanze bikunze. Sashimwe cyane. Haleluya. amen Ubundi hari igihe urya neza bigahita bituma werekwa. Kuko wariye azi ko hari n'inzu uraramo bigatuma werekwa. Ariko hari n'inzu uraramo. Madamori tugirire neza. Asifi. amen Dore umuntu wegeranye ngo umuntu agira inzozi bitewe n'uko yariye. Ngaho mbwira inzozi z'umuntu zashimwe cyane. Mbwira inzozi z'umuntu wariye ubugari abukoza mu mazi. Yaryamye arota gute?
dore inzonzo z'ukuntu ziba zimeze. Yakijya gusinzira ahita abona amanuka mu mwobo, akabona icyobo kinini cyane, akavuza induru, akabona nta muntu umusaba. Yagira ngo arahinduye, akongera yasinzira, akabona yiruka mu kibaya ngo harimo ibisitwa byinshi. Mwana tugiye. Amen. Amen. Dore rero inzozi z'umuntu wariye inyama zikaranze neza, nazo zitarimo amazi menshi, akazirisha umuceri hariho n'ifiriti n'udushyimbo ku ruhande na ka salade. Izo ngizo Imana tugirire neza. Akisinzira abona ahagaze ku muryango wabishe. ahita abona kugira gute. Tuvuga cyane ngo amen. Imana iguha inzozi nziza mu izina rya Yesu. Amen. Yego mama. Umva ba, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Umva ukuntu Uwiteka avuganye nanjye. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo igutindiye ikiraro. Igutindiye ikiraro. Hari ahantu hari harasenyutse, Imana irahasanye mu izina rya Yesu. Ikindi, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ihaye umutima wawe umunezero. Ikindi, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igukomereje amaboko. Icya gatatu, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo umura naho wakunyeganyeza nta kintu uzagutwara. Imana ikubambiye amahema. Ikindi, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru hari ikintu kijya kikubabaza, sibyo? Hari ikintu kijya kikubabaza, kikakubabaza, ukababara kandi wambaye neza. Asifiwe. Ariko icyo kintu kikagira gute? Kikakubabaza. Ikintu kimaze iminsi kikubabaza, data arambwiye ko agikuyeho. Ariko mwakomeye Imana, ariko Haleluya. Amen. Gahini yateraniye. Isashimwe. Gahini ari hano. Amen. Nukuri Imana igikuyeho mu izina rya Yesu. Urabona umubyeyi nk'uyu nguyu, Imana ikuyeho icyo kintu cyamubabaza, Imana ikakigizanya. Rero ko nta makuru, ariko Imana ikigijeyo mpamvu, kandi Imana ikuboneye amashimwe mu izina rya Yesu. Imana ubonye guhereza amafaranga kandi menshi, mbona urimo uracuruza. Ucyumvishe? Ugeze ucuruza? Haleluya. Amen. Ugeze ucuruza aho? Uracuruje. Imana ikiguhaye amafaranga ko ugiye gucuruza. Nuko ugiye gucuruza. Ujye ubirota inshuro nyinshi. Wowe uranabyifuza. Amen. Urumva ko abyifuza, arangije ariye neza arabirota. Imana amahoro icyombe. Amen. Amen. Imana irabikoze mu izina rya Yesu. Tuzagira icyacumi, sibyo? Ni ukurya icyacumi. Abandi uzabikoreye gihagiye. Imana y'amahoro igire gute? Umugisha. Mwagure mu izina rya Yesu. Yicarira Imana iguha umugisha mama. Amen. Amazina bitwa Usabye Marie Grace. Yo. Umugore hejuru. Urutse. Babireba, bose babireba. Sema haleluya. Umumama garase baramwanze. Baramwanga maze bajinama. Bajinama na wasenga Imana bamuhinahe. intare ziratinya kandi izo ntare zose zirashonje abavamo babireba batabarwa bareba Kuva kera muri kamere yayo yahoranye yimuwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yabiretse
bireba icyubahiro cyayo igihe babireba. haleluya komera data amashyi menshi cyane. Imana irambwiye ngo ikubambiye amahema, kandi Imana irambwiye ngo igeze mu rugo iwawe. Ihageze irahatinda kubera yuko hari umusumari bashumangiye ahantu hakomeye. Wabyumvishe? Ariko Uwiteka wukuyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka arambwiye ngo aharuye inzira z'abantu bifuzaga ko wapfa. Imana iravuze ngo baho mu izina rya Yesu. Hari abantu bifuzaga ko wasimuka ukagenda, ariko Imana irakurengera. Arishime, haleluya. Ikindi tumbira umusaraba wa Yesu ukomere. Imana iraje ntabwo itinze. Imana iraje ntabwo igize gute. Hari abantu bavuze ngo sashimwe. Akenshi iteka abantu bahora bifuza kutubona twahuye. Amen. Tubona twagize gute twahuye. Ariko komera kandi wambara imbaraga. Iyakaremye n'iyi kamera. Ugiye gutorera mu itongo ry'abaguye. Haleluya. Wabyumvise? Rero komera. Icyo nzi cyo iri mu gihugu cyo mu ijoro irambwiye ngo uko bafite uko bakubona nayo ifite uko ikubona. Irakurengeye mu izina rya Yesu. Akira kugirirwa neza n'Imana. Yicarire Yesu akwishimire. Haleluya. Amen. Nitwa Dusengimana Julienne. Julienne. Nkaba ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Umudivantiste? Burya bwose? Uretse gake. Muhinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane buracyahanywa. Ntukarire ukomeze ntuhorere kwiringira kugeza igihe muzagererayo ku munsi uhoraho. Maze ngo Nishimiye namwe kubana namwe muri uno munsi. yewe Ariko nzambona umwanya nzajya nfatanye gushima Imana. ni ukuri ujya uza rwose. Niyo waba utawubonye ujye wigoboza. Tuvuge ngo amen. Ajya agira gute? Niyo yaba atagize gute? Inshuti nziza niza kukureba no mu gihe bigize gute? Bikomeye byagoranye. Akigora akagira gute? Akaza kukureba. Sibyo kaka? Ariwe nanagukunze wazindutse. Yabazindutse nagiye mbareba. Tuvuge cyane ngo amen. Bene se ko nari ndi hano. Asifyo. Ko mwagiye mwinjira ngenda mvivuga. Bana bari tugirire neza. Ese mugirire baba. Imana y'amahoro ivuganye nanjye. Irambwira ngo none ahangaha Uwiteka umwami w'amahoro akuremeye ikibemeza. Imana irambwira ngo iguhaye umugisha. Imana iguhaye umugisha nubwo wari wabuze ukugira. Sibyo? Wari wabuze ukugira ariko Uwiteka aguhaye umugisha. Icya kabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivuguruje amagambo y'umwana w'umuntu. Sibyo? Amagambo y'iki y'umwana w'umuntu. Hari umuntu umaze iminsi akubwira nabi, avuga nabi ku buzima bwawe. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Uri umunyacyubahiro, urakomeye mu izina rya Yesu, kandi uzagera kure. Vuga ngo nzagera kure. Vuga ngo nzagera kure mu izina. Icya kabiri vuga ngo sinciriritse. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Icyicaro Imana amahoro y'umugisha. Twagiye papa. Haleluya. Amen. Amazina nitwa Imana Faustin. Niko Fose. Umugabo w'umugabo n'umwana. Yego. Guterana uyu munsi narashwe n'umuyobozi wa gahunda y'Imana. Fose, umuyobozi wa gahunda
gahunda n'abakurarike amara umuyobozi wa gahunda iseri asifiwe nakomeza kwitwara neza ngiye buriya mba nanabibona noheri nanje namugurira ngo nguye ku gatike amara mwiseka ngiye mwabona mbikoze kuri noheri zazemwa nta mwaka utagira kubabwirwa n'iyari yariye oya ukomeje kwitwara mbese iyo wabanje ukayitegereza ubundi sozi ari noheri yagiye kandi ushobora kubwira agasegugu umugabo witwa Segugu ngo hari harateye amapfa ngo inzara yaragize gute yarateye ngo atutse mu gitondo ngasanga mu mbuga yiwe hapfumutsemo akenge kari kuzamukamo igishyimbo kimwe ngo kandi inzara yari yaragize gute yarateye bamaze iminsi ibishyimbo ari iby'iburu ngo azana agasafuriya igishyimbo kizamuka ashyira mu gasafuriya ngo ageza nka saa sita ngo amaze gushyiramo ibishyimbo nka 15 aribwira ati rero iby'aka kenge aka kenge karimo kazana igishyimbo kimwe nuko ari gatoya yikoza mu nzu azana ipiki azana iki aba aradondanze kugira ngo yongere iki umwenge ajye kubitamo ipiki ibishyimbo birekeraho kuza bamwemereye bombi arashaka nyinshi n'iyambere atayizi bana bari tugire rero byerekeranye na gahunda yo kuri noheri birekere gute nta nazi Eres Imana muri cyubahiro pastor ngo papa Imana ya Isiraheli ivuganye nawe asigaye uriya ma umva pastor Imana ya Isiraheli ivuganye nawe irambwiye ngo uyu munsi wa none uyu munsi pastor kubyumva vuga ngo today yes reka tuzakivuga Imana ya Isiraheli ivuganye nanjye irabwira ngo uyu munsi ikuremeye igitangaza ugiye kubirebesha amaso nawe uvuge ngo Imana inkoreye igitangaza. Icya kabiri, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo hari ibintu wabonaga nkaho biri kure urabikurura ariko ntibyigira hafi, biri kure kandi biraremereye urabikurura ntibyigira hafi. Imana irambwiye ngo ibyigije hafi mu izina rya Yesu. Icya gatatu, zoni mashando wibirifaye rero ko tayi nini topemorenia. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo ihaye izina ryawe umugisha. Imana ihaye izina ryawe umugisha. Kiye kubona mbona hari marayika w'Imana agufasha ukuboko arakuzamura agushyira kuri esikariye ajyambera kuzamura ku ya kabiri mbona agushize ku ya gatatu arangije arambwira ngo gutakaye ashyize mu muvuduko mwinshi. Ngiye kubona mbona urimo urakora akazi ahantu heza. Bavuga taravayeti ni job niki? Agiye gukora akazi keza uhawe n'Uwiteka. Imana irambwira ngo guhaye iki? Iguhaye keza k'iki? umugisha Kamuhe. Nimero yanjye ifite. Ugomba kubitunga. Vuga cyane ngo amen. Kubera ko amakuru mbonye ngo ugiye kubona akazi ahantu. Imana ikamuhe. Rero bikurikiranye nkareba. Ndabona muri ako kazi nanjye harimo ngo iyo nimero ugomba kuyitunga kugira ngo bitazajya bikugora. Gereza Imana muri cyane. Ariko ugiye kubona akazi mu izina rya Yesu. Dore igihe wazengurukiye umusozi, dore igihe wasuzuguye. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhaye ijambo. Kandi Imana iguhaye ijambo iguhindurira umugabo wa nyawe. Amen. Umugabo nyawe. Ibitekerezo byanjye biteshwa agaciro mu bandi bagabo. Mu nama zikomeye mu muryango wanjye nabaye uw'inyuma. Yesu mwami wanjye turabibona. Iyi foto n'isura yanjye
mana ubihindure iri kote nambaye ry'igisuzuguriro urihindure undemere umwambaro. Yicare. Haleluya. Amen. Haleluya. Ariko mana depite. Amen. Yego sitasiyo ni ukuri kose Abana babiri yababwire bana baneranira ku Pentecote wari neza. ni ukuri atuye hano haruguru kandi kugira ngo umenye ko uriya murangazi w'Imana ari seriye nawe yazindutse. Iyi yazindutse bariza umuntu wegeranye ngo depite agutange mu rusengero. Umva mama haguruka nkubwire Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo ikuremeye ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Ikuremeye ubuhamya bushya mu izina, hari ibintu bitari bihari Imana irabizanye mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo iguciriye inzira kandi Imana irambwiye ngo ikubambiye amahema. Akira kurengerwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana. Ikindi ntabwo uzapfa uzarama. Imana ikuye urupfu kuri wowe mu izina rya Yesu. Hari uruzingo bari barashyize ku buzima bwawe, hari uruzingo bari barakuzinze. Imana iraruciye none aha ngaha, akira kubaho mu izina rya Yesu. Yicare, Imana yamara kugirira neza. Amen. Yego dati.